nakuze ntinya kujya mu rukundo kuko numvaga bishobora kuzarangira nabi nk'inkuru y'ababyeyi banjye yatumye mbaho ubuzima bugoye bwo ku muhanda. Ariko byose byahindutse umunsi nabonaga Amanda nkamukunda. Umuntu yateye umukobwa inda aramubyarira ntaza ahantu umwana ari uwo muntu ni padiri. Imyaka 21 irashize umugabo wanjye nakunze mfata nk'urukundo rw'ubuzima bwanjye mu buzi. Hako Robert, ibintu byose nagukoreye ibihe byiza twanyuzemo. Nyine ikingira umugabo. Nzibeshya numva byakuvuyemo wabishyize ku ruhande. Zawe. Utavuga ucecetse. None se mawe se ndabamuzi. Ndeba hano mu maso, Una kintu ngiye nigeze mbakore. Robert urandimbuye. Anti nta kintu nakoreye Robert. Ndabizi. Namuhaye urukundo rwanjye ntacyo ntakoze, namuhaye igishoka byose. Ariko mana we. Ndabizi. Sinigiki kibi namukoreye. Ku munsi w'ubukwe bwanjye, ku munsi w'ibyishimo, kuma ibyishimo by'umunsi umwe bya bimunaniye. Basi yaza tugakora ubukwe akagenda. Kuma ibyishimo by'umunsi umwe. Mbabariye ko Mana, uko niba nacumuye ikintu cyo gihembo ubonye cyo kunsebya muri famiye mu nshuti. Antire ko nabaga barinda shima. Ni gute turi bubwire mama ngo ubukwe burapfuye bitewe n'ukuntu Julia anci nyuma ryamane na Robert. Twemeye kurinda mama wanjye ndebera biranze. Mama rakibu iyi nkuru gute abona umwana yatoraguye yareze. Aho ukuntu mama akunda gura umukobwa kundusha se. Atari uko anyanza ahubwo agira ngo uriya mwana atazabona ko mama atamwita kuko atamubyaye. Nose ni ari buso. Ndi no kuvugisha. None ibintu bigindi umusobanurire nabona iyo video. Ndabizi. Robert, nyuma y'igihango n'amagambo meza wamubwiye, ni gute ushaka gufata umwanzuro wo kundeka gutyo gusa? Ntago nakuretse, ntabwo nabibagiwe. Ibaze ko aka kanya nabuze amahoro nkaza kugushaka. Amahoro y'iki? Amahoro y'iki? Akabahungu ntago munyurwa. Amahoro y'iki we wabuze? Hako Robert, ibintu byose nagukoreye ibihe byiza twanyuzemo. Julia, urabizi ibihe tuvuyemo. Nyine ikingira umugabo. Nta merekezo dufite. Ireba aho turi kugana. Umugabo ni iki? Umugabo ni uwica isezerano yahaye uwo bakundanye. Kuba umugabo ni uguhagarara ku ijambo ryawe nk'umugabo. Ntago kuba umugabo ari uguhica isezerano wagiranye n'uwo mwarigiranye. Uzi ikintu kijya kimbabaza. Mbabazwa no kuba ngukunda. Ariko ntacyo afite cyo kuguha. Tumenye ubwenge Julie. Ubwenge bw'iki? Ubu nkunda wowe. Unkunda gute ugiye gufata umwanzuro ukabana n'undi mukobwa wowe? Yes. Ni gute Gisele yaza mu buzima bwacu kabyemera wowe? Ngiye kubana nawe. Ariko nimara kubona icyo shaka amafaranga. Urabona ino myaka turi kujyamo wajyamo udafite amafaranga. Reba hano tuvuye, reba igihugu hano kivuye. Amafaranga y'iki? Ako se Robert, ntabwo ubibona ko nkukunda. Ntabwo ujye ubibona. Gute ushaka gufata umwanzuro wo kumemukira gutya.
nyuma y'ibyo nagukoreye, nyuma y'ibihe byiza byose naguhaye mu isi na hehe hose, noneho ikimbabaza uravuga amafaranga. Njyewe ngubu aho ngeze nta mafaranga nkeneye, ni nayo mpamvu naje hano. Reba ubuzima mbayemo, nari nkumbi ibihe byanjye nawe basi twicaye hano. Ibi bihe ujya ubyibuka byanjye nawe? Nifuza ko waba ari urimo. Akuse Robert sheri, wambabariye koko basi, wambabariye basi ukareka bino bintu uri kunkorera. Waritse basi tukongera tukaba tumeze neza, ndakwinginze. Waritse kumemukira koko mukunzi, ko nakwizeye ari wowe uri mu mutima wanjye. Wambabariye, waritse gutuma mbabara bigeze ahangaha. Amafaranga nashakwa, ibintu nibishaka tuzabishaka. Nuriya mukobwa rega ntabwo yabivukanye, yabibonye akuze, ariko ntabwo ibyo byose ubyumva. Why? Juri, waritse kugira umwana. Ntabwo ibi ngibi ari ubwana. Aya ni amarangamutima yanjye, aya ni amarangamutima yanjye uri gukina nayo. Robert, stop. Aya ni amarangamutima yanjye uri gukina nayo. Do you think kuza hano ndishimye? Ndishimye wowe? Niba hari impamvu muri iyi si yambuza ijuru, ni wowe. Kandi ndakomeje. Ntabwo nakubuza ijuru. Tekereza ngiye muri iryo joro nyine bavuga, ngasanga urukundo rwanjye rudahari. Ujya wibuka amagambo wambwiye turi mu buhungiro mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda? Kutazansiga, kutazamimukira, yewe kuzanyihanganira mu bintu byiza. None aka kanya uransize. Juri, kugiteka ryose urunyereka ko uri umwana nyine sinzi, sibyo? Bakubwiye ko urukundo gusa rwubaka se? Gisele yavukanye imitungo kandi n'ubu arayifite. Icyo shaka ni imitungo. Imitungo ye yadutunga. Suko nkwanze. Ntabwo naba nkwanze ngo mbe naraye ngenda ijoro ryose nje kukureba. Manze nkubwire Robert, ibyo kuba afite imitungo, ibyo kuba agize utebye njye ntabwo bindeba. Icyo nakubwira cyo nuko tuzaba wanjye iteka ryose. Nshaka kukwitaho, nkakugira uwo shaka kuba we. Uzanyitaho gute uri kumwe n'undi mugore? Gisele, maze kubona yuko umugabo ari ikintu gitangaje mu buzima bw'umugore, kuko ibaze ko ugiye gusiga mama wawe w'igitangaza ugasanga umugabo. Ibyo uvuga ni ukuri pe, kuko narindi rukundo nigeze mbona ubuzima bwanjye nk'urunguru. Ubwo nabashije kubona rwari urwa papa wanjye, ariko sinagiriwe amahirwe yo kumugumana. Urundi narisigaranye ni urwa mama wanjye, ariko nawe murabizi ko arembye ameze nabi. Cyane. Rero ndashima Imana ni ukuri ko yazanye Robert mu buzima bwanjye. Ndumva ukana nkakeneye. Musohoke ndashaka kuvuga n'umujyana w'agatoya. Mwihute ho gatoya ndongera mbabwire Munsi. Nabuze ahantu mbihera. Kera. Anti, kuba umugabo yasambana n'undi mugore ntabwo bivuze yuko atamukunda.
none se ubu byagaragara gute anti? Ni gute dushobora gusobanurira abantu ngo ubukwe burapfuye? Icya mbere Robert ntari busebe wenyine, natwe turaseba. Umuntu koko nyuma y'ibyo ubonye ubukwe tari bubi. Anti ndabizi ko mpangayikishije pe, ariko nakubwira impamvu 3 zatuma buno bukwe budahagarara. Icya mbere Robert si uzaseba wenyine, igisebo kirajye ku muryango wose, uri kumva? Icya kabiri Robert ndamukunda, none icya gatatu cy'ingenzi ese mama yabyakira ate? Ngize ukuri, uzi n'uburwayi mama yifitiye. Kamuhamagaye. The telephone number you dialed is please try again later. The telephone number you dialed is not. Please try again later. Julie, agabura buri kintu cyose kibaho kubera impamvu. Imana yahisemo gutwara ababyeyi bawe, niyo ifite umugambi w'ubuzima bwawe. Kandi ni nayo yatumye duhura, kaduhuza nk'abavandimwe. Noneho ibintu bigindi umusobanurire nabona iyo video. Ndabizi. Kabona umwana yemeye akarera agakora ibishoboka byose, akaba ari ugiye gusenya umuryango. Ni igiki tutakorera uriya mwana? Twaramushimishije, ni iki tutamuhaye? Ntabwo nzano tubihera. Tugende. Ma, ihangane. Mwana we. Mwana we. Mama yanjye. Mama. Mufate neza yewe. Ndamufasha. Mama. Muzamurira amaguru yewe. Anti wabanguka mama kaba kuzanira amazi. Anti hano we Mana, ndakwinginze mbabarira undindira umubyeyi wanjye, ndagusabye ndakwinginze pe. Ma ubu muraza kumera neza. Mana we Mana, mbabarira undindira umubyeyi we.
akusuriye ari hehe koko mama mvugisha yewe mvugisha mama banguka mama muha amazi ariko wowe reka kugira mama umva genda uzane imiti mama anti vugisha mama ariko oya urimo mama Ye wakana kan akan wa mwana kanguka kwaryamye mu muhanda kwaryamye mu muhanda uruwahe kumba nanakuzina yemwa kanguka umbwire uruwahe mama wese ninde ko mbona ntanakuzina reba usikari nijoro neza ko mama yansize mama wawe nyine ninde byagenze gute singambwira basi mbwira ikintu cyakubayeho nta kibazo ko mama yagiye ambwira ngo agiye kunzanira ibiryo byinshi none namubuze yagiye gusa koko mwese ubu ko yagusize bukaba bwije ubu ngubu tuvugana ni nijoro uryamye hano ku muhanda ubuse abantu baje bakakugirira nabi nese ko nta hantu mfite ho kuryama
ubu se wariye basi nubwo mperuka no kurya. none se wakwijyanira iwacu ntujyanye wabyemera kundeba gutyo se nsubiza ntujyanye wabyemera Yego. yego Yego. nkakujyana iwacu tukabana ukaba umwana wanjye wabyemera Yego. mama wawe se yazaza kugushaka none ko namubuze mama wanjye. ok rero kuva uyu munsi ujya ku mwana wanjye sibyo turajyana mu rugo urumva noneho nkwiye ibiryo ube n'iwacu hari ikibazo nta kibazo ariko nubwo ngiye kukujyana mu rugo nibagiwe kubaza izina witwa nde nitwa Rafael. uburanga bwacu nk'abakobwa bushingira ku migaragarire. Mba numva nakiteza n'ikibuno ariko se ko bihenda nanone ikindi ntinya n'ingaruka bishobora kongeraho ariko rero bivuze ko umukobwa nta kintu atakora ngo abe mwiza. Imyaka 21 irashize umugabo wanjye nakunze mfata nk'urukundo rw'ubuzima bwanjye mubuze. ariko ubundi uko byagenda kose nta muntu uzadutandukanya kandi ndabivuze aho wajya aho wakata hose uwo mwahura nawe njye nawe tuzabana nitutabana tuzaguhombe. gusa iteka umutima wanjye ucira urubanza rw'ibyabaye. nanjye hasi byamunutse mwamaze kwitunganya abifasha nawe uri imbere wahereye maso uza gukoresha jambo nawe ahubwo noneho imigati aba aduhaye yajya amereza ntirire rwose uzwi ko ngiye ndetse nahaze ugiye kujya kugira numva amasaha ibaze uzajya uhora urya jambo buri munsi wa rimwe n'Imana. yese tuzajya turya ibintu bingana gutya tuzagera aho tuba abantu umva rero nimugire ahubwo murye vuba vuba akererwa mujye ku ishuri. shyira koroga icyasukamo icyayi bano kuri mwikurura mushyiremo agatege sinshaka ko mukerererwa. rego ujye umenya ko turi abakobwa kandi tumaze gukura. Are umukobwa ukererwa ishuri se ni mukobwa mubanze mwisukire ko muhera kuri jyewe wanyu mbizi mubanze mva nawe torere mwana kuko Imana njye sinjye kubeshya mba numva ashaka kuzamuhanza asuka ma eko yesu ako zuragira ngo usukire nawe kumuritetesha muzitetesha kugeza ryari akusuma byitekerezo cyane ntabwo uri kucyumva ikihe se nyiramwitsi we watse konza tukarya kumbwira ngiye numva ashaka kuzamuhanza ariko yefu nakoreka mbanze nicare ubwo utangiye kumvugisha. Rafael araza yisukire nawe ukene cyane niko muko umbwire ngo iki umbwire ngo Eva subiramo none tumandi bashaka kuzamuhanza kandi ukomeye. Eva ibyo bintu twabivuze inshuro nyinshi cyane pe twarabivuze mu buryo buhagije urabona ntabwo ashaka kubyumva mu matwi yanjye wumvise mugire vuba mu kuruke cyane akoma turetse kubeshya ubu sinshaka kumuhanza kandi nkanajyana n'imico myiza simbikira. Eva tega amatwi nkubwire buriya umuhanga
numenye icyo ashaka ariko none umuhanga kurushaho numenya ibyo ashaka gukoreshwa adashaka kugira ngo agere ku cyo ashaka kugeraho. Ibyo urabyumvise? So sinshaka no kuzakubona muri social media uri mu muziki, please. Wanyumvise neza? Okay, kora icyayi vuba vuba ugende ubwira Fayira zina wagiye kumeza fate breakfast. Mpereza isukari. Uyu ni mama kandi ni inshuti yacu. Nta bushobozi buhagije afite pe, ariko akora uko ashoboye kugira ngo twishime. Eva, wajya ukabwira Fayira akaza kumeza agafata breakfast. Okay. ese mbona batekereza iki koko? Iby'imiziki byo kabyara byamutwaye umutima, ariko wamureka umuntu wese akora icyo akunda bitewe na generasiyo tugezemo. Ndetse ubu abahanzi bose bakomeye nuko nabo ari birara. umwe cyayo ndeke. Kumana wowe uraza n'uwambaye ubusana umudebera ufite ikihe kibazo? nta no kwambara n'agasengero uraza wumuje pe amabere ku gasozi. We icyayi yarantunguye nyinshi kandi cyane. Baramutse neza. Ma, Yes. urasa neza gusa. Merci. Ariko Yes. hari ikintu maze iminsi nibaza. Wanyemerera kukibaza? Yambaza nta kibazo mwana wanjye. Sima, papa yaba akiriho cyangwa yaradutaye? Ese nimba akiriho basi aba hehe? ese mama kuko ibintu abantu bavuga nibyo papa yarapfuye. Bana banjye rubanda ibyo bavuga ni byinshi pe, sibyo? Ariko umunsi umwe igihe muzaba mwiteguye kuzababwira buri kimwe, sibyo? Bana banjye sinshaka ko muzaba inzirakarengane z'urukundo rubinagize. Ese ubundi iyi myaka yose papa wanyu yaba yaragiye he koko? Ni salo? Halo? Oye, ninde tuvugana? Ubundi w'ikiciro ahubwo reka mubwire icyo mwamagare. Cyane ikirego cy'umugabo wa Julia gishobora kwegurwa kuko uburyo ibimenyetso byashyinguwe ni bwizewe. Ese urashaka kuvuga iki? Ibyo mvuga urabizi byabaye ku mugabo wahoze ubukoresha mu myaka 14 ishize. Ndetse kubyibuka. Okay. None tubigenze gute? Ndikeneye kumenya neza ko uriya mugabo yapfuye. Ndetse tugashaka uburyo dushyira muri control padiri garimo. Bitabaye ibyo twese tuzisanga inyuma y'amagarade. Mana yanjye. Uriya mugabo wa Julia aba yakiriho. Byaba ari ibibazo birebire. Iyo nizo nashaka kubwira. Iyo nashaka. Gusa nyine nta kindi tugomba gukora plan B. Tugomba kumenya.